Babe. Hi. Hi. Must say chérie. Ça va? On va nzanye hano ibintu bifishe nje kukwera. Babe, see. Amonye Celine. Proporeje Dubai. Nziza. Ngenda buri kisasi. Ngo ngi nawe tujye tumuproporeze Dubai. Reba ukuntu mba meze, umusatsi wapi, inzara wapi. Reba wiga afite chérie, mbabari ubanzire. Reba hano. Bibi kutari kureba. Ndabibona. Aha, reba nk'iyi wiga afite. Nagakwiye kubona nyafite wig nk'iyi. Inzara zimeze zitya. Ibaze kutananegera moto chérie. Byibura ibi bintu natwe bizatugeraho ryari. Chérie, ariko ntukarebere ku by'abandi. Ubwo urongera uratangiye. Kuba bamukoreye ibyo byose, it's okay. Nanjye ndi gukora cyane kugira ngo byibuze nanjye nzabigukorera. Sibyo? Kandi ntugire ikibazo rwose. Sidukundana? Icyo ushaka cyose nzakigukorera. Ahubwo wereka nkore ntikoresheje. Isaha n'umunsi nibigera, ntugire ikibazo nzabigukorera nawe. Chérie, ngiye kanakubwira rero. Mbona utanankunda. Ibaze uri muranega iminsi. Ubwo sinzategereza na ryari. Ibaze nyine kunega iminsi. Niwashaka kuba amafaranga nkoresha inzara, niwankoresha umusatsi rero ukuntu umeze nk'umusazi. Abashuti banjye bose baba bafite frasheri. Njye ntabwo nabyihangana, sikinda nigendera. Chérie, ese chérie, urakoma muri telefone gusa nta nubwo ushobora kunganiriza. Ese ubundi telefone yagiye kureba iki? Uri kureba ko najya guca inyuma? Chérie, reka nkwereke. Ga nawe rero ati reba n'ifi. Reba nk'aho hantu uba wasohokeye. Ugiye ukifata ukagenda ugasohokera ahantu heza nk'aho gutya muri Zanzibar, ubizi ko nanjye mba nshaka kujyayo. Yego wenda uri kumwe n'abahungu pe, uri kumwe n'abakobwa ngo mvuge ngo napfuye, ariko wagakwiye kunjyana. Akose chérie, ushaka gukaza neza ajya bampa mission tujye tugendana nyine aho banyohereje hose tujyane. Chérie, ku buryo tutanajyana ngo ukora ako kazi, nubona umwanya wundi wo kuruhande wo kuruka tunasohoke tutembere. None se chérie, ubu koko nari nasohokera ahantu nkaha cyangwa se n'ahandi nkagenda yewe tutari kumwe? Kuki utabyumva? Ni ukuvuga ngo ni mission baba baduhaye ku kazi bakatwohereza. Ukajya kwifotoreza ku mazi. Akanya gato k'iminota 5 tuba tubonye ka pause tukajya kwifotoza gufata ifoto. Umbonye mu mazi se byibuze uvuga ngo narenjoni. Ariko murahagaze n'abandi bashukiwe bisa nko mwasohoke. Chérie, humura nzakujyana, sibyo? Humura rwose. Uzanjyana se ibintu byo kunega iminsi bye n'ibyo nashaka rwose. Ntabwo mbishaka pe. Ese chérie, ubundi urankunda? Usambaye nawe ukunda nakabaye naje hano gukora iki? Okay, n'ubundi basi byize. Umenye ko nzakujyana. Sibyo? Bivanga amasaka n'amasakaramentu. Chérie, ngiye rero kamubwira ibyo n'ibyo nashaka pe. Sinzi ko nzanashaka no kubyihanganira. Simbizi kana nigendera. Amasori murozi byombo wajya uba umuntu w'umugabo uhagarara ku buzima ko. Chérie, ibi bintu ko bitari bisanzwe byagenze gute? None ufite n'imyuko ugiye kunyica mbivuga. Chérie, mwica iki kusanze ndi kubyoza? Njyewe mpora mbikubwira ko uzanyica. Sibizi. Nzoga yanjye ahubwo kambanze n'inywere. Byakugendekeye gute kuko? Chérie, byakugendekeye gute? Iyi
ziramufashe basi ufashe inzoga njye gushaka kuyinywa wowe ako se sheri kuva rya rusinda ukamera gutya ugataha aya masaha ugataha umeze gutya ko ibyo ngibyo ntabwo bikureba okay ngoza ubinkora utanagira icyo unyiba dore dururi n'imbobo ugira iki wowe ako se sheri kubera icyo uri kuvuga nabi ubu inzoga nizo ziri gutuma uvuga gutya iyi nzoga ushaka kuyingurira wowe okay sheri ngaho reka ngutware isakoshi tugende ujye kuryama urananiwe bebe naniwe gute wowe ushinzwe kumfata ngo ujyane kuryama nakubwira ko naniwe okay ngo mbabarira basi utagwa hano mbabarira reka nkujyane kuryama urabona ukabona nta mbaraga mfite ngiye kujyana nabo si sheri urabona udashaka kugwa koko ngwino tugende ujye mu cyumba nkora gute twishwaho wewe okay ngo zaho utwaze isakoshi utwaze n'inzoga yawe sheri yavutagwa wewe nkora gende kura sheri uragwa hasi ariko mugira iki kintu kuki kitumva okay ngwino basi nkujyane nawe mu cyumba wambowe twahuriye ntabwo nshaka kuryama sheri ntabwo ushaka kubona wituye hasi wanyumvise muri make ukabona nta bwenge ngira nta mbaraga ureba sheri sinshobora kugenda okay tugende na winkoraho njye cyo sheri kugendana nawe sheri nyumva pe biteze sawa meze bon meze neza ni amahoro se mva ni amahoro nibona se nari hano ko tugahita wibwira ko ibintu ari amahoro siko umeze nk'utari kumbona cyangwa n'imidukire neza ndeba ahubwo natunguwe reba aka kawigi imidukire ndeba neza n'agakanzu hose ujya kugenda igihe bitise umva shiri uko mbona ameze nibwo buzima nishatse kubona ubu nibwo buzima nifuje kubona ndi umukobwa ufite akawigi gashyashya utwenda twiza udushakoshi twiza apana biriya byawe by'ubutindi nazi ibyo ari byo ubu ubwigira amafaranga yawe mfite ikibazo urarebye winura ibibazo byawe nako upfa kuvugana ngo ibyo ari byo urarebye ubona ubuzima twabanyemo urukundo nagukunze sheri ibyo nakuze byose ubitesha agaciro ku buryo wumva waza ukampagara hejuru ukambwira ayo magambo wakoze ibiki se ahubwo hari ikintu uzi waba warakoze nk'umuntu w'umugabo se sheri nta nubwo wigeze ubona ko ngukunda basi na rimwe ibyo by'urukundo bivana njyewe ntabwo nshaka ibyo by'umundo nakuye ko ibyo nshaka ushaka ko ndi umukobwa uri smart ukenera ikanzu akayibona agakenera wiga akayibona buri kimwe cyose sheri ariko byose bigira igihe byose bigira igihe sheri kuki wumva ko wakwihutisha ibintu kuki wumva ko wajya gushaka abandi babigukorera kandi mpare kuki utategereza ngo igihe kigere tubikore nkugurire iyo wig nkugurire iyo kanzu use neza nk'abandi sheri umva tegereza ikiranye na heba njye nta mwanya wo gutegereza mfite narinje ko kuyereka ukumva ndebe ukonsa bukatuye ndimo na mbere nakubonye umva ibindi byose binakubusa baba dusubire sibyo sheri ubu koko icyo umva nta bya sheri nizere ko umeze neza ariko urabizi ko iteka nifuzaga kuba ndi kumwe nawe nta cyambuza kwishima rero sheri nanjye nibaza ubundi impamvu ariko hari igihe niba ari satani sinzi ko nabyita nibaza icyatumaga ntinda anyway gusa buriya nari ntaramenya nari ntarahura n'ibihamya binyereka ko burya urukundo rwanjye rube rwaremewe erega sheri narakubwiraga nabaga nguhangayikiye gusinzira byaranze kurya byaranze nibaza ikintu nzakora kugira ngo nkubwire nyumve byibura uhumuke ku maso ariko ubu ndishimye sheri icyiza buriya ni uko ibuye ryagaragaye kandi ntabwo ryaba rikisha isuka kandi ikindi cyiza ni uko Hope ariwe wafashe umwanzuro wo kunsiga
nanjye byaranyoroheye kugira ngo mwikuremo kuko sheri naramukundaga ku buryo kumbwira ngo umwanya atari ubishatse byari kugora. Ndabizi rega narabibonye n'ukuntu wansohoye ubushize nzi wawe. Anyway, gusa nta kibazo turi kumwe ntabwo nzongera kugusohora ahubwo hagize ukuvuga ngo naragusohoye hariya ntabwo nagusohoye hagize ukuvuga we noneho ni ukumurenza urugo ntabwo nawe nkimusohoye. Gusa ndumva nishimye. Thank you baby. Nanjye ngiye nkora nezerewe nezezwa cyane no kuba uhari turi kumwe ndumva ari iby'agaciro kukugira mu buzima bwanjye. Aho gusa sheri nyine mpanga ko twazisohokera muri iyi minsi hari ahantu nabonye heza haba ifi nziza ndashaka ko tujya gusangira. Ariko mana yanjye ibyo bihe urebye ukuntu nabyifuzaga gusa ndakwinginze pe ujye umfasha mbarane igihe kinini nawe. Sheri ndahari nawe urahari habayeho icyo kuzimana. Okay, ibintu byose bakubwa impamvu iyo ntekereje aho pe kuntu yansize agasanga abandi bagabo ngo bafite ibintu nakwibuka ukuntu nawe nakwangaga kandi nkunda by'ukuri udakunda ibintu. Thank you. Bitari imvura wanjye sheri. What? Hiti byawe uragenzwa n'iki kusa gutyo uri kubona ukuntu usa ariko shiri uriya mungu yagiye afunga hariya koko ariko banza wumve icyo mugenda. Hiti byawe urashaka iki? Shiri nje kugusaba imbabazi. Ope warakerewe mbese amazi no wikomeza kuyita shiri please. No. Ese urabizi ibyo wavuze? Uza amajoro naraye. No, uza amajoro naraye ku bwawe wanyanze ntujye kuyita sheri ubu ufite sheri ubigizavinga. Okay, vuga Emi usinzi n'ikikwinjije hano kuko ibintu wakoze ntabwo byanyemereraga no kongera guhura nawe kurebana nawe. Nta soni uranyanga ngo usanze abagabo bafite amafaranga bafite ibintu. Ese ibyo bintu birihera ko mbona udasa nkabyo. Okay, ujya kwicuriza mu kiliziya rero umvire mu nzu. Ese ukeka ko mbyitayeho? Mva nkubwire warantaye ntunkoreho igisigaye haguruka uve hano please. Nyumva neza amahirwe ya kabiri ntawe ahari umugore nguyu nakwibeshyeho iyo nza no kumenya umwanya namaze nkukunda abantu bambwira ko utankunda bambwira ko nayobye nkabagira abasazi bamwe tukanashwana ku bwawe urangize umwe hejuru y'ibintu hejuru y'abagabo bafite amafaranga. Ese wumvaga atazashira cyangwa wumvaga uzahoraho? Babonye abandi beza kukurusha so haguruka uve hano ngaha. Sheri mbabare n'akanya gatoya haguruka uve hano please. No, nakuje kunkuraho rero kunusa nakuje kunkuraho haguruka umvire hano aho ujya ntihande haguruka. Okay, byararangiye wa mukobwa wakundaga ntago akiri muri gihe sanga abo wakunze nabo bagukunze warabandutishije kubera ibintu. Ntutekereze ko amafaranga ushaka nayabonye sibyo? Ntayo nabonye. Nta nubwo nyitaye ku mafaranga ngiye nshaka urukundo rwawe. Sanga uwo washatse rero. Shiri wambaye sohoka mvira aha ngaha ntacyo numva sohoka va hano nta soni sohoka genda vuba vuba nta soni. Ariko uzuko shiri ngiye hari ibintu ntajya numva uzuko abantu bashira isoni abantu sinzi ikiba mu mitwe yabo. Shiri uzuko cyari kimwe muri mudu n'ukuri
wirakara biriya nyine bibaho ariko kanini imagine bebe reba kugira umuntu agute asanze abafite ibintu narangiza nyuma y'igihe runaka reba ukuntu asa aze mubabarire nyine nawe buriya yabonye isomo nubwo namubabarira mfite umukunzi ari we wowe thank you shirizi ko yarandakaje yarankuye muri mood can you hug me